rutahizamu wa Etincelle mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 kuri ubu ni umukinnyi wa Musanze FC yo mu karere ka Musanze mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Rutahizamu-MUTEBI RACHID wari usigaje umwaka umwe mu mikino muri Etincelle, byabaye ngombwa ko amakipe yombi ahurira mu karere ka Rubavu ku biro bikuru bya Etincelle FC kugira ngo bagure aya masezerano yari asigaje y'umwaka umwe muri Etincelle. Byabaye ngombwa ko Musanze irekura miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yegukane MUTEBI RACHID. Yahise abo umukinnyi uhenze wa Musanze FC ugereranyije n'amafaranga baguzaho bafite kugeza ubu, by'umwihariko abasinye amasezerano bavuye mu yandi makipe. Ibaruwa ikura MUTEBI RACHID muri Etincelle imujyana muri Musanze FC yafashije Etincelle FC gusoza ku mwanya wa 13 muri shampiyona ya 2019-2020 kuko yatsinze ibitego 8. RACHID MUTEBI avuka muri Uganda, yabaye mu makipe atandukanye muri shampiyona y'u Rwanda nka Gicumbi na Mukura mbere yo kujya muri Etincelle. Nyuma y'uko Munyakazi Sadate yujuje umwaka ayoboye ikipe ya Rayon Sports, yahaye ubutumwa bukomeye abamwigometseho mu kwizihiza umwaka amaze ayobora iyi kipe y'ubururu n'umweru. Umuyobozi wa Rayon Sports Munyakazi Sadate yatanze ubutumwa burebure kuri uyu munsi wo ku 14/7/2020 yizihiza umwaka amaze atorewe kuyobora iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda. Munyakazi Sadate wahuye n'urugamba rutoroshye rwo guhangana n'ubukene bwatewe n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'abamurwanyije bashaka kumweguza ku mirimo ye. Uyu mwaka wari indyankurye kuri Munyakazi Sadate kuko COVID-19 ikimara kugera mu Rwanda imikino yarahagaritswe, bituma Rayon Sports aho yakuraga amafaranga ariho ku bibuga hahagarara. Ikibazo cy'amikoro cyatumye Rayon Sports inanirwa kwishyura abakinnyi n'abandi bakozi bayo, kwishyura amafaranga yo kugura abakinnyi n'ibindi. Ibibazo byateje umwiryane muri Rayon Sports bituma abagize umuryango wa Rayon Sports bashyizwe mu kanama ngishwanama bashaka kweguza Munyakazi Sadate, gusa ahagarara bwuma arabatsinda nyuma yaho RGB yemeza ko ari we uhagarariye ikipe ya Rayon Sports mu mategeko. Uyu munsi Sadate ku itariki yo kuwa 14/7 yabwiye abamurwanyije n'abakimurwanya ati dushingiye kuri wa murongo twahisemo nk'abanyarwanda, twatanze imbabazi ku batarabyitwayemo neza, ariko nanone abakomeje kunangira imitima yabo ndetse no kutuvangira ntabwo tuzakomeza kubarebera ngo bakomeze gusenya ibyo twubaka. Niyo mpamvu nyuma y'imbabazi hagomba no kubaho kubazwa ibyo dukora ndetse hagafatwa n'ingamba zo kurinda ibyo twagezeho. Ubwo butumwa burambuye bwa Sadate bugira buti tariki ya 14 Nyakanga 2019, tariki ya 14 Nyakanga 2020 umwaka urashize, komite nyobozi ya Rayon Sports itorewe kuyobora umuryango mugari wa Rayon Sports. Urugendo ntabwo rwari rworoshye n'imihigo ntabwo yahiguwe nk'uko twabyifuzaga. Kuri uyu munsi ni umwanya mwiza kugira ngo buri wese atekereze aho tuvuye anareba aho tugana. Ni umwanya mwiza ngo twongere dutekereze ngo Rayon Sports ni iyande kandi uruhare rwa nyirayo ni uruhe mu iterambere ryawo, tutitana ba mwana cyangwa ngo uhiga mukwe ntawe asiganya. Uyu munsi nk'uko igihugu cyacu kibidutoza ndetse ukaba ari we murongo twahisemo nk'abanyarwanda, tugomba kuragwa n'umuco wo kwigira kuko akimuhana kaza imvura ihise, kandi nitwe ubwacu tugomba kugira uruhare mu iterambere ry'ikipe yacu mbere y'abandi. Ibanga ryo kubigeraho ni ugushyira hamwe twese. Mu minsi ishize twaciye mu bibazo n'ibihe bikomeye. Ni ibibazo byatewe n'impamvu nyinshi zinyuranye. Ikibazo si uguhura n'ibibazo, ahubwo ikiri ngombwa ni uburyo twabyitwaramo. Dushingiye kuri uwo murongo twahisemo nk'abanyarwanda, twatanze imbabazi ku batarabyitwayemo neza, ariko nanone abakomeje kurangira imitima yabo ndetse no kutuvangira ntabwo tuzakomeza kubarebera ngo bakomeze gusenya ibyo twubaka. Niyo mpamvu nyuma y'imbabazi hagomba no kubazwa ibyo dukora ndetse hagafatwa n'ingamba zo kurinda ibyo twagezeho. Muri uyu mwaka tumaze twahuye n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye shampiyona isozwa turi ku mwanya wa 2. Uyu si umwanya twifuzaga, gusa niko byagenze. Iki cyorezo kandi cyaduteye ihungabana mu by'ubukungu aho tutakiriye imikino ikomeye kandi
yari kutwinjiriza amafaranga menshi nk'uko umukino wa APR n'umukino wa Kiyovu Sport. Ibi byatumye tugira ingaruka z'ubukungu zikomeye. Nkaba mbasaba ko buri mukunzi wa Rayon Sport ko atakagombye kugira uwo atunga urutoki, ahubwo buri wese akora ibishoboka kugira ngo ibi bibazo twahuye nabyo bikemuke dufatanyije, kuko mu muryango wa Rayon Sport twese turareshya. Niyo mpamvu Rayon Sport itaharirwa umuntu umwe cyangwa ngo iharirwe komite nyobozi yonyine. Nyuma y'ibi tugomba kugira icyerekezo cy'ejo hazaza, tukaganira intumbero ifite ibyiringiro, tukubaka fondasiyo ikomeye izagenderwaho ibihe byose. Birashoboka kuko dufite urugero rw'igihugu cyacu cyiza n'ubuyobozi bwiza bwacu, bityo tubigireho dutere intambwe ku yindi tugana aheza twifuza. Twirinde abashaka kuturangaza bakoresheje intwaro y'inkuru z'ibihuha zigamije gusenya ibyagezweho. Mu byo turangaje imbere nuko Rayon Sport igomba kugira inzego zubatse, ikaba arizo ishingiraho kurusha gushingira ku muntu runaka. Twifuza ko Rayon Sport ifite umurongo ngenderwaho. Ntiduhore turi iciro ry'imigani ngo niko twabaye. Tugomba kurangwa no gukorera mu mucyo, tukemera kubazwa ibyo dukora, kandi tukemera ko dukorera abanyarwanda, tugaharanira inyungu rusange z'abanyamuryango batugiriye icyizere, ngo aho guharanira inyungu zo ku giti cyacu, kuko umuyobozi mwiza arangwa guharanira inyungu z'abo ayobora. Turifuza gukomeza umurongo wo kubaka ikipe ikomeye mu kibuga ndetse ifite inzego z'ubukungu butajegajega kandi budashingiye ku muntu. Tugomba kugira uruhare rwo kurerera igihugu abasore bazagihagararira mu minsi iri imbere, dushingiye ku bakiri bato bafite impano. Turashaka kubaka Rayon Sport irerera u Rwanda mu mupira w'amaguru ndetse n'izindi siporo. Niyo mpamvu mu minsi iri imbere tuzabagezaho umushinga witwa Rayon Sport Football for the Future, uzashingira kwigisha umupira abakiri batoya, dukorana n'ibigo by'amashuri mu ntangira, tukazatangirirana n'ibigo 5, kimwe muri buri ntara n'umujyi wa Kigali. Tugomba kandi kubaka ubukungu bushingiye kuri twebwe, aho kwifuza ko umupira wo mu Rwanda by'umwihariko wo muri Rayon Sport uba ushingira ku bukungu n'umurimo, aho kuba ahantu ho kwishimisha gusa. Ibi kandi birashoboka. Sinasoza nashimiye abakuzi mwese ba Rayon Sport mukomeje kwiba hafi mu bikorwa binyuranye. Turashimira kandi abasportifu banyuranye, turashimira abayobozi dufatanyije kuyobora uyu muryango mugari, ndetse n'abayobozi banyuranye bakora amanywa n'ijoro kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, kibe igihugu buri muntu wese yifuza. Turashimira kandi abantu banyuranye badufashije mu bihe bikomeye twanyuzemo. By'umwihariko turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku byiza yagejeje ku gihugu cyacu, cyane cyane muri siporo. Intekerezo zawe, ubushishozi bwawe, ubuhanga budasanzwe ugira bwo gukunda igihugu n'abagituye bikuranga. Ibyo byose n'ibindi ntarondora nibyo biduha imbaraga n'ubushake bwo gukorera igihugu cyacu tutishisha. Watwubatsemo icyizere, uri iriba ridakama abanyarwanda tuvomamo amizero yacu ubu ndetse n'imyaka ibihumbi. Turagushimira nk'abanyarwanda, by'umwihariko nk'abantu ba Rayon Sport. Tugira duti mu byo dukora byose nta handi tubikomora uretse kuri wowe, ntore zirusha intambwe mizero y'abanyarwanda, mugabo udatenguha abakuri inyuma. Ntacyo nabona naguha uretse kugutura u Rwanda n'abanyarwanda, nkagutura Rugira yaduhanze ngo ikomeze kutuyobora mu byiza dukorera. Harakabaho u Rwanda, harakabaho Rayon Sport, Imana izabidufashemo. Alex wari umukinnyi wo hagati mu ikipe ya APR Football Club kuva 2019 yatandukanye n'iyi kipe nyuma yo gusoza umwaka we muri 2 yari yasinye ava muri Mukura Victory Sport. Yari abereye kapiteni Komezi uvuye muri APR bitewe n'uko uyu musore uvuka mu karere ka Rwamagana atabashije kugaragaza urwego rwe. Bamuguzeho ngo abe yaba ushaka kuba yabona umwanya uhoraho mu ikipe ya APR Football Club, umwanya ku buryo buhoraho, ku buryo yajya akina. Nkomezi wari kapiteni wa Mukura Victory Sport mbere yo kujya muri APR yahawe ibaruwa imukura muri APR Football Club. Release leta kuri uyu wa gatatu tariki 15 Nyakanga 2020 nk'uko bigaragara ku rubuga rw'iyi kipe yakiniraga ya APR. Nkomezi Alex ubwo yasezeraga APR kuri uyu wa gatanu, Nkomezi byamenyekanye ko yava mu mukinnyi muri 2011 ubwo yari avuye
muri santere ya Rwamagana mu ikipe yatozwaga na Kamanzi Haridi mu mwaka w'imikino wa 2011-2012 yakiniye Espoir FC yari irimo Hategekimana Bonaventure na Bebeto Rwamba. Yaje kuhava ajya mu Magaju kuva 2012-2013, yaje kuva Inyamagabe amaze kubengukwa na Sunrise y'u Rwamagana, ayibamo kuva 2013 kugeza mu mpera z'umwaka w'imikino wa 2014-2015. Umwaka w'imikino wa 2016-2017 yawumaze muri AS Kigali Football Club, ikipe atagiremo amahirwe yo kubona umwanya wo gukina, bityo ubwo amasezerano ye yari ageze ku musozo ahise agana i Huye muri Mukura Victory Sport. Nyuma y'umwaka w'imikino wa 2018-2019 Komezi Alex yahise afata inzira ijya muri APR Football Club, asinyamo amasezerano y'imyaka 2 muri 2019-2021 gusa. Ikipe ayibayemo umwaka umwe wa 2019-2020. FIFA yatangaje gahunda y'igikombe cy'isi cya 2022 kizaba mu mpera z'umwaka, hakaba imikino 4 ku munsi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko igikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mwaka wa 2022 kizatangira ku ya 21 Ugushyingo 2022 gisozwe ku ya 18 Ukuboza, ndetse ngo ku munsi hazajya hakinwa imikino 4. FIFA yatangaje ko kubera ubwinshi bw'imikino, umukino wa mbere wo mu matsinda uzajya utangira saa 7, saa 10, uwa kabiri ukaba saa 1, hanyuma uwa nyuma ukaba saa 4 z'ijoro mu masaha ya Katari. Umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi uzabera kuri stade yitwa Lusail Stadium mu mujyi wa Doha. Ikipe izarusha izindi izizihiza Noheli no gusoza umwaka mu byishimo bikomeye. Imikino y'amatsinda izakinwa kugeza ku ya 2 Ukuboza, aho bazahita hakurikiraho gukuranwamo imikino y'amatsinda izakinwa mu minsi 12 gusa. Umukino w'ifunguro uzabera ku kibuga cyitwa El Bayat Stadium ahitwa Okoha, uzaba uri ku wa mbere tariki ya 21 Ugushyingo 2020. Tombora y'amatsinda izaba muri Werurwe 2020.